ntacyo kuko kurambagizwa nabyo nandi mahirwe nandi mahirwe ntabwo abakobwa bose barambagijwe hari umuntu urinze ugira imyaka nka 40 atararambagizwa atararambagizwa byibuze ngo anabenge umva uko kubenga bimera yego disi ahubwo kugira ngo urambagizwe wakwitwara gute kugira ngo urambagizwe kuri aba bakomisiyoneri umuntu herutse kumbwira ati mama Marionette sinari nzira uko byaje ati mama Marionette kuri umuhanuzi kuri umusitari kuzwi n'abadiaspora bakuzi kabubona nkoze divorce ntandukanye n'umugore wanshakiye umudiaspora umpakashi shishoza rega se umukobwa gusa ushishoza n'umuhungu ashishoza kuko no mukobwa uhugiyeho ushobora gusanga we yaragize Imana atayi kamukundira ariko asize abana batanu mukanya ukumva atanze ubuhamya ko Imana yamurindiye mu mihanda yaraye mu biraro yaraye kuko ubu buhamya nabwo ndabukurikirana niguta umuntu w'umukobwa nk'umatanga ubuhamya bw'ibiraro yarayemo amashyamba yarayemo insengero yararagamo kugira ngo abone uko abaho yarasize se nanye mama Marionette uyu munsi ko yubatse kandi urugo rwiza kandi mu gihe cye cy'ubukobwa yarateraga njonogo mu mifuka yego ubwo ngubwo se uwo muntu twamugiraho ikibazo cyangwa wenda nubwo wateraga izo njonogo wiba wabanaga na mama aha ngaha turabashuhuje cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi Imana ikomeze kubanezeza niba ubabaye humure uzishima mu isi niko bimera kandi nawe niba wishimye reba mugenzi wababaye nawe urebe ko wamuremera ibyishimo mama Marionette turakwakiriye murakoze cyane kunyakira hano rumusangwa ntago twakwita umushyitsi ari umuntu wacu nukuri ndo umuntu wanyu umuntu wanyu kwe ari umuntu wacu kwe mpaye nishimiye kuba ariko Imana iziguha umugisha amen mpaye mbashimiye umeze neza ariko umeze neza ndashimira Imana iminsi yashize hano natambukiye mbona umuntu uvuga ngo kwa mama Marionette byahindutse hari habaye iki buriya rero kwa mama Marionette bihora bihinduka ahubwo bajye babivuga dukeneye n'abantu bavuga ibintu kuri twe bazi abo turabashaka hari amakuru numvishije ngo mama Marionette ngo hari ukuntu byagenze mbona shyizeho inzu mbona shyizeho n'imodoka nibyo cyangwa rero inzu n'ubundi mba mu nzu reka rero mbasetse abantu badukurikiye rimwe nigeze gusaba Imana inzu njya gusenga kandi ubwo ari nko mu mwaka wa 5 mba mu bukode ariko n'ubu ndacyari mu bukode yego ngeze nko ku mwaka wa 5 njya kubigira birebire hari ukuntu usenguka nabigira birebire njya kubigira birebire numva ijwi rimwe ngo ariko ubundi ubahanze kuva ubwo sindongera gusenga Imana nyisaba inzu oya abantu bakodesha uyu munsi reka tubabwire ngo bafite amazu muba mu nzu baba mu nzu kuko buri kwezi barishyura kandi n'ijambo riravuga ngo kwa data niho haba amazu yego ari abafite amazu nabo bamenye ko kwa data ro hari amazu no kwa data hari amazu nuko rero irambwira tuba muhanze uyu munsi nifuje ko tuganira ku bintu bimwe na bimwe abantu bakunda kwibazaho cyane cyane ku bantu bifuza kurushinga yaba abasore yaba abakobwa ndetse hagenda hagaragara abavuga ngo bategereje ubuhanuzi abandi bakabahanurira ibitari byo abandi bakabikoramo misiyo umuhanuzi akavuga ati rero akareba wenda nk'umukobwa wimariye iyo myaka runaka kamubwira ati nyamara umpaye ituro naguha umuntu naguhuza n'umuntu kandi biri gukora cyane pe biri gukora cyane mbere yuko twinjira mu kiganiro reka mbwire uyu muntu ufunguye iki kiganiro atameze neza mubwire ngo humura ejo bizamera neza reka mbwire uyu muntu ushonje uri kubona byamuyobeye mubwire ngo hari igihe azajya ategura makaroni na salade nukuri finifiriti azajya arisha inkoko ifiriti cyangwa akarisha inkoko ifi yego mbwira uyu muntu uri mu bitaro urwaye ngo akomere umubiri ni kumera ejo azakira kandi amere neza icya mbere ni ukwihangana kandi agakomerera mu mwami tuguhaye ikaze rero muri iki kiganiro twinjira mu kiganiro ndaza guhera ku bakobwa kuko
impamvu mpera ku bakobwa ni urugendo wanyuzemo nanjye nigeze kuba umukobwa nawe wabaye umukobwa kandi urwo rugendo rwo kurambagizwa nawe warunyuzemo umukobwa urambagizwa yakwitwara gute mu gihe cye cyo kurambagizwa ese yabwirwa n'iki umuntu wa nyawe cyane ko hari igihe umukobwa ageramo nawe ubwe agacanganyikirwa bitewe n'uruhurirane rw'abasore ndagira ngo utubwire mu ncamake uravuze ngo umukobwa urambagizwa ahubwo numva hari akantu kabibanziriza yego kugira ngo urambagizwe byasaba iki yego ntacyo kuko kurambagizwa nabyo nandi mahirwe nandi mahirwe ntabwo abakobwa bose barambagijwe hari umuntu urinze ugira imyaka nka 40 atararambagizwa atararambagizwa byibuze ngo anabenge mvuko kubenga bimera yego disi ahubwo kugira ngo urambagizwe wakwitwara gute kugira ngo urambagizwe kaduhere kuri ako kantu imyitwarire y'umukobwa uri ku isoko icyambere ubuhamya bwiza burakonda yego umukobwa utari ikirara tagendana n'ibirara yego taba mu itimu y'ibirara yego ibi nabyo birakonta kugira ngo umuntu arambagizwe yego no kwambara birakonta kuko Imana ikunda ibintu biri dekore yego bisa neza ubwo umukobwa udukurikiye nonaha wambaraga incabiranye wambaraga uko yiboneye wavangaga amabara menshi akanatinyuka akava mu rugo akajya ku muhanda yambaye uko yiboneye no kwambara nawe yisubireho no kwambara birakonda yego none se kuki uriya mukobwa yagiye guhisha Mose mu rufunzo agafata ubushishi agahoma akato yego abahanga bavuga ko yashyizeho akantu k'akadekorasiyo gashitura umuntu wabona ako kantu mushiki wa Mose yego ashyiraho akadekorasiyo kashitura umuntu ureba ako kantu akagira amatsiko yo kukareba yo kujya kukareba ako kari akanyuzemo n'umukobwa rero nawe uri ku isoko niyambare nk'umuntu uri ku isoko nimba ibicuruzwa mbifata nkabipresenta neza inyanya ukazifata urubozo ukaruhisha iruhande rw'urutaboze urumva ugafata indagara ugakikizaho izibyibushye zimanyaguka ugashyira inyuma kugira ngo umuntu akururwe n'ubwiza umukobwa bakwiye kwambara neza hange rero ukora mu madekorasiyo kwambara neza ni ibintu umuntu ategura iyo uvuze kwambara neza ni mini si ibihenze si mukondawuti si ingutiya zigera ku maguru yego kwambara neza kujyanisha amabara umuntu arategura hange yongeye kwambara ndategura n'ubu wateguye ndi kubibona nateguye sinjya nambarage ntateguye yego ndeba ibintu bijyanye nkamenya niba nambaye ibara ry'umukara umwenda urimo ibara ry'umukara ndiyeranja nambara agakweto k'umukara cyangwa afunga agatambaro k'umukara wabikoze rwose nabikoze nk'uko nateguye yego ni ukuvuga ngo n'umukobwa aba agomba gutegura wifata ikoboyi ngo uyihuze n'iki se n'umupira w'ubudodo tegura amabara ajyanye kuko hari amabara ajyana yego hari amabara ajyana ntabwo naje kwigisha amabara ariko hari amabara ajyana yego uzabikenera azambwira nyamwandikire muri makeya ni yambare neza ase neza kandi wambare ukurikije n'idini ubamo n'idini ubamo bityo bizakurura wa musore nabyo birakurura maze natwe dufite abagabo iyo wambaye neza akureba neza hanyuma ikindi hari umumama umwe nigeze kumva ari kwigisha aravuga ngo niyo umugabo watashye yasaga nabi akumva arakomanze ahita ajya mu ndorerwamo akareba ko ameze neza agasokoza akambara neza kugira ngo umugabo we naza asange nsa neza uye nibyo turategura ubundi umugabo aza tuba tuzi iminota ibura ngo umugabo aze uba ugomba kwambara nk'umuntu ugiye kwitegura umugabo wawe wagukuye mu magana menshi y'abakobwa ukamenya ngo ndamutegurira ibiryo nsa neza ndebetse hano nimakiye nambaye neza ni umuco ibyo tuzabyiga nitugera mu nyigisho z'abadamu ko nazo tuzazigeramo ndabizi tuzazigeramo hanyuma turi mu kurambagizwa uyu mukobwa urambagizwa kandi ugomba byibuze ibinjya mbivuga mu bintu byakurokora ukabona umugabo hakubwira ngo nubura diplome
ukaba ubuze botike, ukaba ubuze imiryango ikize, ukaba ubuze taye nziza byibuze, ukaba ubuze n'umwuka wera kugira ngo uzave ku isoko, biragoye. muri ibyo ngibyo mvuze shakamo na kimwe. Katurebe inote, imiryango ikomeye, umwuka wera, byibuze shakamo na kimwe cyangwa na bingahe, ibyo bikomveye ku musore, bizatuma umusore aza kukureba cyane. Sasa rero uyu mukobwa kugira ngo arambagizwe nuko nawe akora ibintu byatuma jya no mu kazi, shaka n'icyo ukora, kuko uyu mugabo ugushaka arashaka ko uje uri umufasha, ntabwo uje uri umukonsomateri. ni umutware ukaba umufasha. Banza umenye ngo umufasha ni iki, ni umuntu uje gufasha urugo. Shaka icyo ukora, va muri izo miruware wirirwamo, uve muri izo style wirirwamo, uve muri ibyo bintu muhoramo, shaka icyo ukora, nabyo bizatuma urambagizwa. Yego nugira amahirwe ukajya no kwiga sava, reka tugere ku kurambagizwa. Tujye ku kurambagizwa. Kurambagizwa rero aha mwitonde, mukobwa ugize amahirwe ukarambagizwa itonde, kuko uyu musore ntuzi icyaje akurikiye. Muri ibi bintu mvuze harimo icyaje akurikiye. Ashobora kuba akurikiye taye, ari yakunze ejo izapfa. Kuko natwe tubyibushye gutya twarigeze taye, natwe twigeze kugira mu nda zero, twigeze kugira udutaye turi konveke mbese. Ariko wareba umusore ukabona taye ni tan controle ko nazakomeza gukunda. Hanyuma abanza urebe se arimo arankinisha kubera ko abona nasebye ni hitarima njyaho. Ese uyu nta nkundi imitungo iwacu bansigiye kugira ngo dusezerane ivangamutungo ayirye. Uyu nta nkundi imitungo nihigiye kugira ngo ayirye, afite urukundo koko. Aha bisaba kwitonda, kuko niho benshi baguye, niho ingo ziguye. Ahandi ziguye ni aba bantu bigize abakomisiyoneri. Abo ngabo kuri aba bakomisiyoneri umuntu aherutse kumbwira ati mama Marionne sinari nzira uko byaje. Mama Marionne kuri umuhanuzi, kuri umusitari, kuzwi n'abadiaspora bakuzi, ukabona nkoze divorce ntandukanye n'umugore wanshakiye umudiaspora umpakashi. Kagire nkuru uri serious? Arishakira kashi. Ati ndi serious. Ati kandi ngize imana nkono mu diaspora ufite ubwene gihugu nkigira Burayi nterekaye. Nibyo nigwa kubandi jya kugwa kubandi. Bivuze iki? Bivuze ko mu kurambagizwa ugomba kugira ikintu kitwa kwitonda, kuko umusore hari ibintu ashobora kuba adakurikiye wowe, akurikiye ibyo ufite. None se mama Marionne, umukobwa kuko abasore bose baza guteretuza karimi baba bavuga, bagira amagambo ko bakoresha n'uburyo bwose kugira ngo bereke umukobwa ko bari kumwe. Umukobwa azabwirwa n'iki? Uyu mukobwa rero nadasenga ntazabimenya. Ni ibintu bibiri, gusenga no kugira impano y'ubwenge. Kuko uyu muntu ashobora kuba afite akarimi keza, ariko nanjye ashobora kuba afite ubwenge bwo kumuneka. Ubwo tekinike zo kuneka nibanga cyangwa aza kuzivuga? Tekinike zo kuneka si ibanga. Cyambere umusore ndabanza ngende ndebe naho havuka. Se afite ababyeyi. Sundi kuki yataye ababyeyi akababa mu mujyi kandi nta kazi afite. Ariko wa mugani musore udafite gahunda haro namubwiye uti mbere yuko tujya mu bintu byinshi ndumva nshaka kubanza kugusura mama wawe. Yafite kata nta kwemera. Ntiyemera. Ubundi aba bakobwa mucane ku maso, mugira ibipimo mupimira haba abantu nimba ari abigishwa banyu nyakuri. Kuko burya ni ingwe, reka mvuga aka kantu. Ingwe ubundi ingwe byari byana bitatu. Muri ibyo byana bitatu haba harimo ingwe imwe. Kindi kibari igisanangwe, kindi nimba ari urusamagwe. Igisamagwe. Ariko mu byana bitatu harimo ingwe imwe. Yonyine. Irihanganika byonsa bigakora. Kandi kabyonsa izi ko harimo byana bibiri bitari ibyayo. Ariko igakora umunsi wo kuvuga ngo ndashaka kumenya umwana wanjye. Ibigenzi terero. Yego. Ijya guhiga. Kazi ifite icyitwa uburakari. Kazi ifite icyitwa umujinya.
ituruka hariya yanzuye ko byose bicamo kabiri. Izi ifite umujinya ugaragara ko ije kubicamo kabiri byose. Ubwo ikivovota igisamago cyita kiruka, icyo kindi nacyo kikiruka, ingwe nyirizina isigara ihanganye. Yagira ikiti wa naiti wa toke, nagira ngo menye umwana wanjye kuko mwese mwasaga, ariko nagira ngo ko kantu se waruka nako narize nzutuntu jewe ati nagira ngo kwaro kugira ngo menye. Ubu ni wowe ngiye guhigira sasa, ni wowe ngiye gukunda, ni wowe ngiye kurera kakana n'ubwenge. Rero n'aba bakobwa basore bose baza batebeje bagiye babakanga ari batatu, jya ushyira jya ukwivovo turebe ingwe n'igisanangwe n'iki. Urebe nuje afite gahunda. Kuko icyambere banza urebe si umusore afite iwabo. Birashoboka ko ntabafite barapfuye. Kuko hari n'abageze muri uyu mujyi bigira abasore basize ingwe 3 mu cyaro. N'abageze muri uyu mujyi bigira imfubye. Hari umuntu wajyaga wihungabanisha atahungabanye ngo jenoside yamukozeho. Naho ahubwe wabo bakoze jenoside. Umva munsi wo kwibuka tukaba tuzi ko ari buhungabane. Yagiraga itariki nayo ushagaho guhungabana. Agahungabana ariko ukabona ko yahungabanye byembye. Kandi koko akagaragaza ko ababyeyi be nta numwe uriho. Akora n'ubukwe ntihagira umubyeyi we n'umwose. Tubuhagararamo nk'abahagaze mu bukwe bw'imfubyi. Muravuga muti tuhagararane. Turamukavaringa ngo imfubyi idaseba. Rimwe hatambuka umuntu uhoma babandi ngo amasafuriya amajerekani amadomoro ahomere. Atambukamo se wabo uhoma amajerekani. Ati mwana wa kora ubukwe ntubwire so na nyoko. Kiruceceke. Tuti muze byo ntuvuze wabisubiramo. Ati se yitwa gutya nyene yitwa gutya, ati muze mbajyanayo twohereza umwe. Dusanga niwe muntu ufite imiryango na myinshi kuturusha. Izi rero katabazana kugira ngo uzazivumbure. Ngo umwisingegera wawe ariko nako nakandeke kubivuga. Oya bari injomora. Ni injomora arenze ubugegera. Abantu barenze ubugegera. Ntabyo mvuze. Ariko uyu muntu umwisingegera ntabakoze amakosa. Ntabwo wabukoze amakosa. Reba amagambo atuvugishije. Reba imishware twakoze tumuhanaguza. Reba guterura duca ibitugu ngo yahungabanye. Gwabo barabishe muri jo. Mwihangane ntacyo. Ikimana yarebye no umutima wari muri mwe mubikora. Aha rero birasaba ko uyu mukobwa aza gushishoza. Rega se umukobwa gusushishoza n'umuhungu ashishoza. Kuko no mukobwa uhugiyeho ushobora gusanga we yaragize Imana atayika mukundira ariko asize abana 5 kwa nyina. Yagera mu rusengero akipresenta atareruya. Ndi umukobwa ushima Imana. Akita umukobwa asizaba. Imana itabara abasore. Aha hantu mwitonde kandi wamubwira ngo njya kunyereka famiye akayitira. Kuko ashobora no kukujyana akayitira. Barabikora akayitira. Cyane cyane iyo afite amafaranga arabikora. Yewe nigeze gukora ikiraka ahantu cya dekorasiyo. Ndi kwambika umugeni afite abana 3 yibyariye. Yarabwiye umusore ko ari umukobwa. Numva umwana muje imbere ngo mate nonde munsi. Wongera kumpamagara mama ndaguhonda. Mucaca ngaho. Hagira icyana cyongera kumpamagara mama. Mutanyicira umuti. Urumva? Bantu bagende gake ibintu. Mubigendemo gake mugabanya amaranga mutima. Mugabanya nizi ncakura z'abahanuzi zabijemo mu rwego rwa komisiyo. Mugabanya nizi ncakura ziza kubasaba ubumarene. Izi ncakura ziza kubasaba ubumarene. Tinya umuntu ukubwira ngo nzakubera marene. Ariko aho ndihuse ngeze mu gushyingirwa. Ntacyo reka dusubire inyuma gato. Reka dusubire inyuma gato izi marene nazo ndibuzivugeho. Kuko nanjye hari ikintu njya nkunda kwibaza. Ariko nkumva sinkiboneye igisubizo. Bakunda kuvuga abanyarwanda ngo nurambagize umukobwa uzarambagize mama we. Kiriya kintu nawe uracyemera? Kiriya kintu ndacyemera. Mu kucyemera mbere yo kukivuga ndabanza nshimire mama wambyaye, mama Margarita. Ndamushimiye hagaze ku isi yose. Ndimo ndategura n'igiterane cyo kumushimira Imana bimfashemo. Ndi gutegura ibintu byinshi.
iki giterane kizamenyekana cyo kumushimira. Mama yahuye n'urushako rubi, inda yakuyemo kubw'urushako rubi ntiwabaza. Rimwe twebwe abana babyeyi tumugira inama yo kwigendera. Bamubwira muti va hano wigendere, ma turakwingenza, ugiye kugwa. Warashatse umwenjeniyeri, warashatse umuntu ufite amafaranga, pasiyo ye indaya zirahiriye zirayimasa, wakwigendera tumurangira naho ajya, taha tuzagusangayo. Mva ijambo yatubwiye, yaravuze ati bana banjye mbavuyemo nkagenda mwazahera muri uru rugo. Kuko umusore yaje kubarambagiza agasanga nyoko yarabataye akagenda, abona namwe muri ibigoryi muzaturwa mukagenda, nzagumamo mukuri ingofero umubyeyi mu myipfunyire so nanyica, imiryango n'indaze n'ibinyica muzanyipfunyire, rizaba ari ishema ko naguye mu bana banjye, n'umusore uzabajyana azamenya ko nyoko yapfiriye urugo. Mama yubahwe kabisa, Imana imuhe umugisha. Tubivuze ubibajije ngo umuntu yarambagiza nyina, banza urebe nyina ubyara umukobwa ugiye gushaka. Ariho nshaka no kubwira aba mama, mbonero no kubaha ijambo ry'Imana no kubabwiriza. Aba mama mwabyaye abakobwa, muve mu kabari, muve mu ngeso mbi, muve mu buraya, muve mu bugoryi, muri guhemukira abakobwa banyu. Muba abamama b'u Rwanda, muba abamama bazima, muba abamama biyubashye nk'abantu bitegura kwakira abakwe. Tangira ujye muri ritime kuba yarabyaye umukobwa, tangira ujye muri ritime nk'umuntu uzakira umukwe ejo bundi. Nibwo butumwa mbahaye. Urakoze. None se hari umuntu udukurikiye nona nta mama wagira kandi n'umukobwa, yego, we naza kurambagizwa, umusore uzamurambagiza azarebera kurindi, azatabarirwa ku myitwarire, azatabarirwa ku myitwarire y'uwasanze, anamenye uyu mama we se ntamugira kubera ko yapfuye, cyangwa ntamugira kubera ko yigiriye i Burayi ahunze, cyangwa se yatandukanye, na se. Icyo nacyo ntabwo byoroshye, harimo udukorozi twinshi. Ariko tunagaruke kuri uyu wagize ibyago, wenda mama we wenda akitaba Imana, hari indi famiye wenda niyo baba bake, hari n'undi uzi uko mama we ataritaba Imana yarabayeho. Ibyo byose ntekereza yuko ari ibihamya. Yego, twikomereze. Ahubwo uyu musore azatinya umukobwa uba ufite se na nyina, umukobwa akava mu muryango akaza kuba muri geto, atazanywe mu nkurikire, atazanywe no kwiga, atazanywe n'impamvu z'akazi, atazanywe n'uburyo bw'akazi. Mu kanya ukumva atanze ubuhamya ko Imana yamurindiye mu mihanda, yaraye mu biraro, yaraye. Kuko ubu buhamya nabwo ndabukurikirana, nigute umuntu w'umukobwa nk'umatanga ubuhamya bw'ibiraro yarayemo, amashyamba yarayemo, insengero yararagamo kugira ngo abone uko abaho, yarasize se na nyina. Wahunze iki? Hanyuma se dusubiye inyuma gatoya, mama Lionel uyu munsi ko yubatse kandi urugo rwiza, kandi mu gihe cye cy'ubukobwa yarateraga njonogo mu mifuka, ubwo ngubwo se uwo muntu twamugiraho ikibazo? Cyangwa wenda nubwo wateraga izo njonogo wiba, wabanaga na mama? Ahangaha ndashaka gutandukanya ubupagani n'ubukirisitu. Wari umupagani? Nari umupagani kandi noneho nari ntarakizwa, kandi nabwize injonogo nazitewe n'umubyeyi muba ari we data, abicishije inzara, atwicishije inzara njya kwiga guhahira mama. Wajya guhahira mama desi. Yego. Noneho rero kubera ko n'amasaha ari kugenda dufata buri kwira, ndagira ngo use nk'uwihuta cyane. Noneho wenda ku musore sinzi na wamuvuzeho, ubwo umukobwa ndumva hari twamuvuzeho. Umukobwa twamuvuze, ariko umusore nawe tumuvugeho gakeya, tuhita dusimbuka tugera nyuma iyo bikunze bagakora ubukwe. Uyu musore nawe rero mwitonde, kuko abambaye karuvate bose cyangwa se abatebeje bose siko ari abasore. Kuko uyu musore ashobora kuba afite yariyise umusore atari we, ashobora kuba aje kugutera imiruho, ataje ngo mwubake, ashobora no kuba aje kubaka. Navuze ngo ibintu by'iki gihe byose no kwigana naho. Ahangaha mvuga iki?
mvuga ku kintu cyateye cyane cyane mu barokore mu bantu bigize abantu basenga cyane ngo Imana ngo ntirabivugaho ngo ndindire ko Imana ibivugaho cyangwa ngo impamvu mwemeye ngo Imana yabivuzeho hari ibintu ntajya nemera ibi bintu sinjya mbyemera ngo Imana ngo nimunsindiriye ngo sinamukundaga ngo ariko ngo Imana nibivuze ibi sinjya mbyemera niyo wagira uti urakoze cyane nanjye simbyemera ntago Imana itsindira umuntu ntabwo Imana yacu iteye nka so oya ntiteye nka so wanyu ntitsindira umuntu ntihambiraho umuntu ibintu byo ngo nibivuze ngo simukunda ngo ariko ngo umuhanuzi ngo abihanuye 3 4 uyu muhanuzi niki ko aba bahanuzi mbazi mu buhamya bwanjye uzabukurikire abahanuzi bajyaga baza bakambwira ngo uyu mugabo ntazanjyana baje bahariye komisiyo kugira ngo nemera abasore nanze kuko ibi bintu by'abizikata z'abahanuzi ziri kubanisha ingo zidakundanye zigasenyuka vuba ingo bazigize inshinwa fondasiyo y'ubushake bw'Imana ubundi ni ugukundana hagati y'abantu bagiye gushakana nimba mukundana ibindi bigenzure nyuma ashobora kuba ntacyo afite ariko afite urukundo ashobora kuba hari icyo afite kigeretseho n'urukundo ibi bintu byigeho ntuhubuke icyo usabwa ni ukudahubuka ikindi umenye ko umuntu ushatse atari umumarayika ntabwo aturutse mu bwami bw'ijuru ngo aba yoherejwe n'ururembo rwera Yerusalemu ngo aba ari muziranenge umuntu ashobora kuba aje afite defo yego kugira ngo izi defo muzihuze mwubakane nuko habaho kwihanganirana no guhinduka kw'izo ngeso ibyo ni ibintu tubigisha bamaze kugera mu rugo cyane ko urukundo rwihanganira byose uyu muntu aje afite defo ikira hano ugira idakira kandi mukabana mugasazana cyane rwose kubera iki ufite saba imbaraga zo kwihanganira uko ateye nawe hari igihe uko ateye atanabyishimira ahubwo atazi ko ari nako ateye icyo ni kimwe yego ikindi nshaka kuvugaho naba ba marene niba nshaka kuvugaho dusoza niwe dusorezaho abandi ibindi tuzabivuga nyuma ni byinshi cyane mu rugo ni byinshi ugize Imana shera arabonetse barakwerekanye bateye ivi by'ivi nabyo sindamenye ibyo ari byo yego wenda bazi ibyo ari byo muzabatumira bazabivuga bije vuba si bije nshaje yego utangiye usoye invitation mu kandi kanya ukajya kumva umudamu araguhamagaye ngo ndashaka kukubera marene nawe uti uyu muntu usaba kukubera marene twe tubitinya uburyo bivuna uyu muntu uri kugusaba kukubera marene abandi babyanze uyu muntu ubikwisabiye atari wowe ubisabye akanensista uyu muntu nta kabazo karimo uburyo ibitwikururwa birushya uburyo kwirirwa uhagaze iruhande rw'umuntu rimwe nabaye marene mpita numva ntazongera biragoye ni impano bisaba kuba ufite impano yabyo ariko wenda hari igihe nzayigira impano yabyo ni ibintu birushya none ibintu birushya gutya nabonye uri kubyisabira ni urukundo se muraziranye se naho marene impamvu ari kugusaba ibyo harimo kata nyinshi twavumbuye kata ya mbere ajya aryamana n'uwo musore ukujyanye ni ukugira ngo akomeze yinjire mu rugo ntacyo yikanga ni nawo mpamvu yabigizemo uruhare kugira ngo amugukundishe kata ya kabiri ni ubujura bafite ntaramenya izina ryabwo umbaze jyewe wambika abageni aba ba marene turahura hari igihe marene aza ati nkuzaniye umukiriya namubwiye ko ari 800 uzamuca 200 n'ayanjye 600 urayarya kandi atabimenya ari marene ngo mvuwo marene yicaranye n'umukobwa hano mu kazi kanjye atumva ro wa mwana w'umukobwa we aya mafaranga tugomba kuyarya no musore ugomba kumubwira ko muri decoration ubwo yo ni ikipe ya kabiri n'undi wa kabiri uyu mushiri wagomba kumubwira ko baduciye miliyoni aya 300 arengaho azadufasha ibi nibi tangiye kumwigisha ubucakora so ubwo ni marene sibwo indamu zamukuraho nizihe marene atangiye kukubwira ati umugabo nazana ibintu birebire we ntaza kuzana umutwe munene musezeranye ivanga mutungira imodoka no kwimurya nkagushakira undi nawe ni marene ba marene mwe kandi aba bakobwa nabo ntibakiteza aba marene bakuze ntibakiteza umukene ntibakiteza umarene w'umukene ntakwiteza umarene udafite tayiberwa reka nabo barashaka abo muri urwo rwego harya uyu marene azakugira ihe nama ubu rero dufite abamarene bashenye ingo z'abantu mfite abo nakiriye
abana b'abakobwa bari kundira ati marene ararushanya umugabo yaragiye asiga abana na marene. Abandi barimo barabikina muri teatere nabanje kugira ngo ntibibaho. Aba ba marene mwe ba marene aho muraho mwicaye mufite imitwe imeze iryo, ba marene muri kurya ingo z'abantu mwitwaje mu matitire. Uwiteka Nyiringabo arabadutse mu buturo bwe bwera aje kuvugana na ba marene. Harya ubundi biki kiganiro ntitwagisubikira kuri ba marene? Mbere ko tugisubika gira inama kuko urumva ikibazo ni marene. Gira inama tugana ku mwanzuro ahe tunasenga nge singaruka. Gira inama uyu mukobwa cyangwa se abakobwa mu guhitamo marene bakagendeye kuki kugira ngo bahitamo marene mwiza. Cyambere guhitamo marene gendera kuri marene wubatse. Si marene arubatse. Marene urugo ararushoboye. Marene ugiye mu rugo ubona atajagaraye ntiyahukana buri munsi. Marene arakora ku buryo yangira inama yo gukora. Ese arakuze ku buryo yangira inama z'abantu bakuze. Icyo ngicyo ugomba kukigenderaho. Ese uwo marene nubwo nta kazagira arasenga yangira inama y'uburyo nasenga byancanze. Ibyo bigendereho. Ese uyu marene ubundi ndusha imyaka ushingiye ufite imyaka 40 ugiye gushaka umumarene n'imyaka 22 umunsi umwe munongo yigeze kwigisha nari nkiri umukobwa aravuga ngo nugira ibibazo byaye kabiri mu rugo ntuzakore ko saryo byo kujya kugisha inama umuntu byaye rimwe zamuka ku muntu byaye gatatu kane umuntu maze imyaka ufite inama zawe kuruta ko gema marionero byaye gatatu maze imyaka 15 mu rugo manuka nkajya kugisha inama umuntu maze umwaka umwe mu rugo kabone niwe yaba ari umuyobozi wanjye hari aho agarukira. Rero n'uyu mumarene sarangana iki mu myaka yawe niyo ufite si kwa kundi umuhagarara iruhande akajya kureba mbega akakubona nk'umwana nyine akakubona nk'umwana koko. Ibyo bintu mujye mubirebaho nimujya gutora ba marene murebe ko ba marene byibuze bubaha Imana bakubaha n'abantu bakubaha n'abagabo babo bakubaha n'abana babo kuko hari ningo ujya mugasanga abana bameze nka barajagaraje. Ibyo mujye mubirebaho mwabakobwa mwe nimujya gushaka ba marene. Murakoze cyane reka tubasengere. Mbere yo gusenga ndumva wabanza ugatanga nimero yawe nubwo bazagenda kwa Eva Mama Lionel bakazibona ariko numva wabanza ugatanga nimero kugira ngo abakobwa baguhamagare bakugisha inama aba basore nabo baguhamagare nabo kuko nabo bakeneye inama mu guhitamo kwabo kuko imyaka umaze wubatse n'inzira Imana yakunyujijemo byose ni ibihamya byerekana yuko wagira umuntu inama kandi zikamugirira umumaro. Watanga nimero wamara gutanga nimero ukanasenga 0783 48 34 88. Iyi ni nimero wakoresha ahantu hose waba uri ungisha inama umpikifuzo ngo ngusengere n'ubundi bufasha bwose wankeneraho nshoboye. Imana ibaha umugisha reka tubasengere cyane cyane abari muri ibi bihe bigoye byo kurambagiza babuze amahitamo abari bigeze mu ngo nabo babuze uko babigenza ingo zabacanze babuze uburyo bitewe n'amahitamo abo bose reka tubasengere. Mana nyiribihe Mana iteye ubwoba Imana iri mu ijuru ryayo ryera Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera yaremye isi nta wifashije yaremye inyanja yaremye ukwezi yaremye umuntu igateranya inama y'ijuru ikavuga ngo tureme umuntu ase natwe. Iyo niyo duhamagaye amasaha kugira ngo winjire mu ngo z'aba bantu byacanze winjire muri fiançailles y'aba bantu babuze uko babigenza. Uri Imana itanga ubwenge uri Imana yigisha abantu guhitamo uzana ubwenge budasanzwe muri aba bantu. Urakoze turagushimiye ku muntu wese wakurikiranye iki kiganiro tumusabiye umugisha kuboko kwawe kwiza kumubeho kandi imbaraga zisumba byose zimufate zimukomeze. Urakoze ndagushimiye kuri Imana ibikorera kwiyubahisha bisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amen amen amen.